Ese wari ubizi ko hari ibihugu bitagira igisirikare? Natunguwe cyane ubwo nibazaga kuri iki kintu. Nabonye liste y'ibihugu birenga 25 bitagira igisirikare kandi utasangamo ibibazo by'umutekano nk'ibyo dukunze kubona hirya no hino ku isi mu bihugu bimwe na bimwe tunita ko bifite inzego za gisirikare zinubatse neza, ziba zarubatswe hagamijwe kurinda umutekano w'ibyo bihugu. Muri iki gihe twamenyereye ko hirya no hino ku isi mu makuru ya buri munsi tugomba kumvamo amakuru y'intambara n'ibibazo by'umutekano ku rwego mpuzamahanga biri hirya no hino ku isi. Birasa naho bidashoboka kuba igihugu cyabaho kitagira inzego za gisirikare. Ibihugu bikoresha arenga triliyoni 2 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu bya gisirikare, aho usanga bimwe mu bihugu bikoresha hagati ya 3% ndetse na 5% by'umusaruro wabyo wose GDP mu kurinda igihugu. Birumvikana ko igitekerezo cy'igihugu cyahitamo kutagira igisirikare cyaba gisa n'ubwiyahuzi, ariko kuba bisa n'ubwiyahuzi si uko bidashoboka. Uhita wibaza uti babigenje gute ngo ibihugu bibeho nta gisirikare bigira? Aha niho nzira nkaza nkubwira akantu ku kandi uko ibihugu byubatse iki kintu kidakunda kumvikana nk'ikintu gisanzwe mu matwi ya benshi. Muri iki kiganiro turagaruka kuri 5 muri ibyo bihugu byiberaho mu mutekano usesuye kandi bitagira igisirikare. Bimwe muri ibi bihugu byahisemo gukoresha amafaranga yagombaga kujya mu gisirikare, mu burezi, ubuzima bwiza n'iterambere rusange. Ibindi byishingikirije ku masezerano mpuzamahanga y'umutekano w'akarere biherereyemo, cyangwa ku masezerano yo kurindwa n'ibindi bihugu bikomeye. Hari n'ibishingira ku kutabagama kwabyo ku buryo utabyumva bifata ijambo mu bibazo biri hirya no hino ku isi. Ese dushingiye ku mateka twasanga kutagira igisirikare no kutivanga mu bya politiki byabuze igihugu guhura n'akaga? Igisubizo ni oya. Muri iki kiganiro turava imuzi aho ibihugu byakuye icyizere cy'umutekano mu gihe nta gisirikare bigira. Ndagusaba gukurikira iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo. Njye nitwa Edmond. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu. Guhaye ikaze. Tudatinze reka duhere ku gihugu cya Costa Rica. Igisirikare cya Costa Rica cyatangiye kuvaho guhera mu mwaka w'1917 ubwo Brigadier General Federico Tinoco yafataga ubutegetsi amaze gukora coup d'etat. Ubutegetsi bwe bwaranzwe n'igitugu, ibyo bikaba bitarashimishije Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari icyo gihe witwaga Woodrow Wilson. Igitugu cye kandi cyanatumye ibihugu by'amahanga byinshi byitandukanya nawe. Imyaka 2 gusa yari ihagije ngo umubano utari mwiza yari afitanye n'ibindi bihugu utangire kumubuza amahirwe y'ubufatanye mu by'ubukungu. Ngaho bitari bihagije n'igisirikare cyamufashije gufata igihugu binyuze muri coup d'etat cyatangiye kumuvaho. Nyuma y'icwa ry'umuvandimwe wa Tinoco wari minisitiri w'ingabo, Tinoco yahise ahunga igihugu. Ubutegetsi bwamusimbuye bwatangiye gushyira imbere ubuyobozi bwa gisivili, batangira kugabanya imbaraga zashyirwaga mu bya gisirikare, bongera imbaraga mu buyobozi budashingiye ku gisirikare. Ingengo y'imari leta yageneraga igisirikare nayo yaragabanyijwe, ahubwo bongera imbaraga mu burezi ndetse no ku mutekano w'imbere mu gihugu, ubwo ni ukuvuga mu gipolisi. Guhera mu 1920 kugeza mu mwaka w'1948 abaturage ba Costa Rica batoye abayobozi b'abasivili 7. Muri rusange aya matora yabaye inshuro 7 yakozwe mu bwisanzure kandi mu mucyo. Hagati y'imyaka y'1940 ndetse n'1948 igihugu cyinjiye mu bihe by'ubushyamirane bukomeye mu bya politiki. Impinduka mu mibereho y'abaturage zakozwe na Perezida Rafael Calderón Guardia wari wo mu ishyaka rya Christian Democratic, wari ushyigikiwe n'ihuriro ryari rigizwe n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika ndetse n'abakomuniste. Ntabwo zafashwe neza biturutse ku bacuruzi b'ibikomoka ku buhinzi n'abandi bacuruzi bakomeye ndetse n'abarwanya komunisme. Abo bose batangiye gushaka intwaro bitegura kurwanya izo mpinduka binyuze mu buryo bw'ibiganiro cyangwa intambara. Mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri Gashyantare 1948 Calderón yaratsinzwe, ariko inteko ishinga amategeko yahise isesa ibyavuye mu matora, bituma itsinda ry'urubyiruko ryari rishyigikiwe n'igice cy'abayobozi bakomeye mu gihugu rishyiraho umutwe w'inyeshyamba maze ritangira kugana mu murwa mukuru. Ryasabaga ko ibyavuye mu matora byubahirizwa. Izo nyeshyamba ziyise National Liberation Army zari ziyobowe na Joseph Figueres Ferrer. Byaranabahiriye bahirika ubutegetsi bwa Calderón. Figueres ahita ajyaho nk'umuyobozi wa guverinoma y'agateganyo. Figueres yakoze ibikorwa byatangaje benshi. Yashimangiye amavugurura y'imibereho myiza yari yaratangijwe na Calderón. Yashyize mu maboko ya leta amabanki n'ibigo by'ubwishingizi, aha abagore uburenganzira bwo gutora, kandi atanga ubwenegihugu busesuye ku banya-Costa Rica bakomokaga muri Afurika. Ariko muri ibyo byose nta cyatunguye abantu cyane nko gukuraho ingabo z'igihugu ndetse n'ingabo ze zaziri zamufashije gufata igihugu. Icyemezo yafashe cyo gukuraho ingabo cyarakomeje kirakurikizwa kugeza na n'ubu.
Inzego z'umutekano za Costa Rica zifite inshingano zo kurinda imipaka, kurwanya ubucuruzi bw'amagendo n'ubw'ibiyobyabwenge n'ibyaha bikorwa n'amatsinda, ndetse no kurinda umutekano rusange w'igihugu. Mu gihe cye, itegeko nshinga ryo mu 1949 ribuza ishyirwaho ry'ingabo zihoraho ariko ryemerera ishyirwaho ry'ingabo z'igihe gito ryaratowe. Bemeza ko inteko ishinga amategeko ya Costa Rica ishobora, igihe habayeho ikibazo mu gihugu, kwemeza ishyirwaho n'itozwa ry'ingabo z'agateganyo mu rwego rwo kurinda igihugu. Ku bijyanye n'ingaruka byagize mu karere Costa Rica iherereyemo, kugeza ubu ibihugu 6 byigenga ku mugabane wa Amerika byahisemo gukurikiza ubu buryo. Bimwe muri ibyo bihugu tukaba turi bunabigarukeho muri iki kiganiro. Reka tujye kuri Vatican. Umujyi wa Vatican nta ngabo za gisirikare zisanzwe nk'iz'ibindi bihugu ufite kubera inshingano zawo mu iyobokamana, amateka yihariye ndetse n'ubuto bwawo. N'uyu mujyi ukaba wishingikiriza ku bufasha n'ubwirinzi bitangwa n'Ubutaliyani. Bitandukanye n'ibindi bihugu byigenga, Vatican City yabayeho itagamije gukoresha imbaraga za gisirikare, ahubwo igamije kuba icyicaro gikuru cy'iyobokamana n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi. Iyi ntego yihariye niyo yagennye uburyo bwihariye bwo kurinda umutekano wayo kuva kera. Impamvu nyamukuru yatumye Vatican City itagira ingabo ishingiye ku mateka yayo yo guhera mu 1870, ubwo leta Papa yagenzuraga zafatwaga n'igihugu cy'Ubutaliyani. Mbere y'icyo gihe Papa yayoboraga igihugu gifite ubutaka bunini kandi gifite ingabo zarindaga ubutegetsi bwe. Ariko nyuma yo gutakaza ibyo bice by'ubutaka, Papa ntiyari akiri umuyobozi w'igihugu gikeneye ingabo zihoraho. Imiterere ya Vatican nk'igihugu cyigenga yemejwe ku mugaragaro mu 1929 binyuze mu masezerano yiswe Lateran Treaty. Aya masezerano yemerera Vatican City kuba igihugu cyigenga, kikaba gifite ubuso buto cyane bungana na hegitari zigera kuri 44 gusa. Ibi bikaba bituma kiba igihugu gito kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Kuva icyo gihe, Vatican yateguwe nk'igihugu kitagira ingabo kandi kidafite intego za gisirikare, bityo igitekerezo cyo kugira ingabo gihita gikurwaho burundu. Ikindi kandi ni uko kugira ingabo kuri Vatican byanasabaga amafaranga menshi n'ibikoresho bya gisirikare bitari bike. Ku bw'ibyo, Vatican yahisemo gukoresha umutungo wayo mu bikorwa by'iyobokamana, uburezi, ubuvuzi no mu butumwa bwa Kiliziya ku isi yose, ndetse n'imirimo y'ubutabazi. Vatican kandi ikurikiza politiki yo kutabogama, ntiyifatanya n'impande zirwana kandi yirinda kwinjira mu masezerano ya gisirikare ashobora kuyishyira mu ntambara. Ibi bituma ibasha kuba umuhuza w'ibiganiro by'amahoro no gutanga ubufasha bw'ubutabazi mu bihe by'intambara. Uyu murongo wa diplomasi watumye Vatican igira umubano mwiza n'ibihugu birenga 180 ku isi yose. Nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Lateran, Ubutaliyani nibwo bufite inshingano zo kurinda Vatican mu gihe habayeho igitero cyangwa ibyago byose bishobora guturuka hanze. Ubutaliyani kandi bufatanya n'inzego z'umutekano za Vatican mu gukumira iterabwoba, kurinda ibikorwa bya Kiliziya no gucunga umutekano mu birori bikurura imbaga y'abantu, cyane cyane igihe Papa aba ari bugaragare mu ruhame. Vatican ifite urwego rwitwa Pontifical Swiss Guard rwashinzwe mu 1506, rikaba itsinda akenshi abantu bakunda kwitiranya, ku buryo hari abavuga ko ari cyo gisirikare cya Vatican, nyamara siko bimeze. Inshingano zaryo ni ukurinda Papa n'ibindi bikorwa bya Vatican biri imbere mu gihugu. Igihugu cya gatatu ni igihugu cya Monaco. Monaco nayo na gisirikare gihoraho ifite, ahanini bitewe n'ubutoya bwayo, amateka yayo yihariye n'amasezerano ifitanye n'ibihugu bikomeye cyane cyane Ubufaransa. Ibi byagiye bigenda bishinga imizi uko imyaka yagiye ihita, kandi bifitanye isano ya hafi n'amateka ya politiki ya Monaco n'imiterere yaho iherereye. Monaco ni kimwe mu bihugu bito cyane ku isi kuko ifite ubuso bwa kilometero kare zigera kuri 2 gusa, ikaba ifite n'abaturage batageze ku 40,000. Ibyo gusa birahagije ngo byumvikanishe ko kuba yagira ingabo zihoraho byaba bidafite ishingiro kandi bidakenewe. Nta butaka buhagije ifite bwo gukoreraho ibikorwa bya gisirikare. Ikindi kandi ntuko nta bushobozi ifite bwo kwishora mu kurwana intambara nk'ibihugu binini. Kubera izo mpamvu zose, igitekerezo cyo kugira igisirikare cyuzuye ntikigeze kiba ngombwa mu mibereho ya Monaco. Inkomoko y'iki cyemezo cyo kutagira igisirikare ishingiye cyane cyane ku mateka yayo, cyane cyane mu mwaka w'1861 ubwo Monaco yasinyaga amasezerano n'Ubufaransa azwi nka Franco-Monégasque Treaty. Muri ayo masezerano, Monaco yemeye gutanga uturere twa Menton ndetse na Roquebrune ku Bufaransa, ihabwa ingurane y'amafaranga, ndetse Ubufaransa buyemerera ku mugaragaro kujya buyirinda. Ayo masezerano yabaye umusingi w'uburyo Monaco irindwa kugeza n'uyu munsi.
Nyuma yaho amasezerano yo mu 1918 nayo mu 2002 hagati ya Monaco n'Ubufaransa yakomeje gushimangira uwo mubano. Ayo masezerano ateganya ko Ubufaransa aribwo bushinzwe kurinda Monaco mu gihe hagize igitero kigabwaho giturutse hanze. Monaco nayo yemera guhuza bimwe mu byemezo byayo bya politiki mpuzamahanga n'iby'Ubufaransa. Kubera izo mpamvu Monaco niyigeze igira impamvu yo gushyiraho igisirikare cyayo bwite. Nubwo Monaco idafite igisirikare ntibivuze ko idafite uburyo bwo kwirindira umutekano w'imbere mu gihugu. Ifite inzego z'umutekano w'imbere mu gihugu zirimo Compagnie de Carabiniers du Prince yashinzwe mu mwaka w'1817. Uru rwego rushinzwe kurinda umwami, inyubako za leta no kubungabunga ituze n'umutekano rusange. Hari kandi polisi ishinzwe kubungabunga umutekano no gushyira mu bikorwa amategeko ya leta ya Monaco. Icyakora izi nzego zose tumaze kuvuga haruguru ntizigira uruhare mu ntambara. Monaco yirinda kwinjira mu makimbirane mpuzamahanga, ikibanda ku iterambere ry'ubukungu, ubukerarugendo ndetse n'imari. Iyi gahunda ya Monaco yatangiye mu kinyejana cya 19 kandi yakomeje kugenda neza kugeza na n'ubu. Binyuze muri diplomasi, ubufatanye mpuzamahanga ndetse n'imiyoborere ihamye, Monaco yashoboye kubungabunga ubwigenge n'umutekano wayo idafite igisirikare gihoraho. Igihugu cya kane kitagira igisirikare ni igihugu cya Panama. Impamvu Panama idafite igisirikare ishingiye cyane ku mateka yihariye igihugu cyanyuzemo, aho igisirikare cyagize uruhare rukomeye mu guhungabanya politike n'imiyoborere y'iki gihugu. Nyuma yo kubona ubwigenge mu 1903, Panama yashyizeho igisirikare cy'igihugu, ariko uko imyaka yagiye ihita icyo gisirikare cyatangiye kwivanga muri politike. Aho kuba igikoresho cyo kurinda igihugu, cyahindutse inzira yo kugenzura ubutegetsi, gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi no gushyira ubutegetsi bw'igitugu. Ibi byatumye abaturage batakariza icyizere igisirikare. Ibi bibazo byarushijeho gufata indi ntera mu mwaka w'1968 igihe igisirikare cyafashe ubutegetsi binyuze muri coup d'etat kigashyira ku butegetsi General Omar Torrijos. Nubwo Torrijos yagerageje gushyiraho impinduka mu gihugu kandi akamenyekana ku rwego mpuzamahanga kubera amasezerano yiswe Torrijos Carta yo mu 1977, nyuma y'urupfu rwe hagiyeho undi witwaga Manuel Noriega. Ubutegetsi bwa Manuel Noriega bwahindutse bubi kurushaho, burangwa na ruswa, ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu, uburiganya mu matora n'imikoranire n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ibi byatumye igisirikare kiba ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'igihugu aho kuwurinda. Uku gukoresha nabi igisirikare byagejeje igihugu ku makuba, ndetse igihugu kinatakaza icyubahiro ku rwego mpuzamahanga, bigeraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata icyemezo cyo kugaba igitero cya gisirikare cyiswe Operation Just Cause mu mwaka w'1989, cyari kigamije gukura Noriega ku butegetsi. Nyuma y'iki gitero, Panama yinjiye mu gihe cyo kwisuzuma no kongera kubaka igihugu gishingiye ku mahame ya demokarasi n'ubuyobozi bwa gisivili. Abayobozi n'abaturage b'igihugu babonye ko kubaho kw'igisirikare cy'igihugu byari byarabaye intandaro y'ibibazo kuruta uko byari igisubizo. Kubera iyo mpamvu, mu mwaka w'1990 Panama yafashe icyemezo gikomeye cyo gukuraho burundu igisirikare cyayo. Icyo cyemezo inagishyira mu itegeko nshinga kugira ngo igisirikare kitazongera gushyirwaho mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Icyo cyemezo cyari kigamije gukumira burundu ko igisirikare cyakongera kwivanga mu miyoborere y'igihugu no gushimangira ihame ry'uko ubutegetsi bugomba kugenzurwa n'abasivili. Panama yahisemo gusimbuza igisirikare inzego z'umutekano zidafite imiterere nk'iya gisirikare zigamije kurinda umutekano w'imbere mu gihugu. Igihugu cya gatanu ari nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho ni igihugu cya Mauritius. Impamvu Mauritius idafite igisirikare ishingiye ku mateka yayo y'ubukoloni ndetse n'aho iherereye. Mbere yo kwigenga, Mauritius yari yarakolonijwe n'Abahorandi, Abafaransa ndetse n'Abongereza. Muri icyo gihe cyose umutekano n'ubwirinzi by'igihugu byagenzurwaga n'igihugu cyabaga gikoloneje Mauritius, cyane cyane Ubwongereza mu myaka ya nyuma. Igihe Mauritius yabonaga ubwigenge mu mwaka w'1968, abayobozi bayo bafashe icyemezo cyo kudashyiraho igisirikare. Icyo cyemezo cyashingiye ku kumva ko igihugu gifite ubuso butoya, kiri mu nyanja kandi gifite amahirwe make yo guterwa n'ibindi bihugu. Kuba imipaka y'iki gihugu izengurutswe n'amazi byagabanyije ibyago byo guterwa n'ibindi bihugu. Ikindi cyatumye Mauritius idashyiraho igisirikare ni impamvu za politike n'imibereho y'abaturage. Mauritius ni igihugu kigizwe n'amoko, amadini n'umuco bigiye bitandukanye. Abayobozi ba mbere b'igihugu batinyaga ko igisirikare gishobora kuba intandaro y'amakimbirane y'imbere mu gihugu cyangwa kikifashishwa nabi mu bya politike. Ibyo ngibyo bikaba byahunga
guhungabanya ubwumvikane n'amahoro igihugu cyari gitangiye kubaka. Bityo bahisemo gushyira imbere inzego za gisivili zigengwa n'amategeko asanzwe. Mu rwego rw'ubukungu, Mauritius yahisemo kwirinda umutwaro w'amafaranga menshi asabwa mu kubaka no kubungabunga igisirikare. Nk'igihugu gito gifite umutungo utari mwinshi, Mauritius yashyize imbaraga mu iterambere ry'ubukungu rishingiye ku bukerarugendo, ubucuruzi mpuzamahanga, inganda ndetse n'itangwa rya serivisi z'imari. Amafaranga yagombaga kujya mu gisirikare yerekejwe mu burezi, ubuzima n'imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'abaturage, bigira uruhare runini mu gutuma Mauritius iba kimwe mu bihugu biteye imbere cyane muri Afurika. Ku bijyanye n'uko Mauritius yabigenje mu bijyanye n'umutekano, igihugu cyashimangiye umutekano wacyo hifashishijwe inzego za gisivili aho gushyiraho igisirikare. Hashyizweho polisi ya Mauritius nk'urwego rukuru rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu, hongerwaho Special Mobile Force ari urwego rufite imiterere ya gisirikare ariko ruyoborwa n'abasivili. Hashyizweho kandi National Coast Guard ishinzwe kurinda imipaka yo mu nyanja, kugenzura uburobyi no kurwanya ubucuruzi butemewe no gutabara mu gihe cy'ibiza. Ku rwego mpuzamahanga, Mauritius yahisemo kwishingikiriza ku mategeko mpuzamahanga, diplomasi ndetse n'imikoranire n'ibindi bihugu aho gushingira ku mbaraga za gisirikare. Yagize uruhare rugaragara mu muryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse no mu yindi miryango mpuzamahanga. Ibi byatumye igira ijambo ndetse binagabanya ibyago byo kugabwaho ibitero biturutse hanze. Mauritius kubaho idafite igisirikare ni icyemezo cyafashwe ku bushake kuva ikibona ubwigenge. Kikaba gishingiye ku mateka yayo ndetse n'imiterere y'icyo gihugu. Mauritius ni nayo itugejeje ku musozo w'uru rutonde rwacu. Mbashimira kuba mwakurikiye ibiganiro byacu. Nakagaruka naho ubutaha.